abanyabwenge nibo bonyine gusa bagira discipline. Amategeko 5 yo kubaka discipline. Itegeko rya mbere, tangira mbere yuko ugira ubushobozi. Abanyabwenge barabizi ko gutegereza igihe cyanya cyari umutego, batangira nona bizeye ko ibikorwa byo bizafasha. Itegeko rya kabiri, ntukite cyane ku kigusubizamo imbaraga, ahubwo cyane kugozaho. Ikigusubizamo imbaraga kirasaza, ariko imico igumaho. Abanyabwenge baha agaciro ibikorwa bito bihoraho kurusha guterura umusozi inshuro imwe. Itegeko rya gatatu, bwira oya ibikurangaza. Buri yego ubwira ibikurangaza ni oya ubwira bifite akamaro. Abanyabwenge baza agaciro k'igihe cyabo. Itegeko rya kane, iyo atari 0 ntago ari 100. Abanyabwenge bazi ko hagati ya 0 n'100 utabara imibare yose irimo. Bazi neza kumenya kwishimira urugendo barimo nubwo babaye kubikora nabi. Bapfa kuba gusa ko bari ejo atari ko bari ubu. Itegeko rya gatanu, discipline ntago ari ubuyobozi, ni ubwisanzure. Mu buyobozi habamo kwerekwa, ariko mu bwisanzure habamo ububasha. Tandukanya ububasha n'ubushobozi. Niba ubishaka andika ijambo ububasha muri comment mbigutandukanyiriza. Utarabitandukanya neza bizakugora gutera imbere. Discipline ifubitswe n'ububasha ni y'abanyamafaranga bose bayarambanye bafite mu mitwe yabo. Buri munsi hano dushyiraho video yagufasha kumenya neza ururimi rw'amafaranga. Niba utarakora follow ushobora kutazongera kutubona. Listen, understand.